umva noneho njyewe mbare gatatu mbona ivumbi mbura umuntu haguruka ugenda mviri wanjye genda ndavuze kutagenda ariko ubundi wowe nyavuga ntabwo byumva abantu baragenda koko ndavuze ngo genda ndabaga kubisa reka genda yewe bashoboye izira nikagere ntabwo nzi ukuntu yageze hano yagenda niwe ntabwo mbizi ukuntu yageze aha ngaha Najua ko nagutegereje amasaha menshi nkakubura kubera iki gikapu se cyo ndi kurara kivuye he Nabasha nyine hari umutipe ngiye kurara hari hirya nyine ngo ntize machine niyeberaga filime mu gihe mba narangije guteka none iki gikapu kirimo machine ni machine rwose amabara ntabwo nakubeshyira bize umva nagiba rero ibintu byo kugenda ugahera sinkubujije kugenda ariko ujye ugenda ugaruka ujye mu mirimo yawe nk'ubureba utumye ngiye nariye kubera wowe genda narimashe igitoki hari hirya n'amata ugenda ujye guteka kandi urongera guteka ibiryo ukabishiriza ugashyiramo uramunyu ungana kuriya oya nta kibazo mawe ndabiguha ubishyiranye ukabirya rwose nta kibazo ndahita mbiteka kandi bimeze neza ahubwo uhita ugaruka urasanga byahiye mva mu maso rero icyo ugira vuba ugende nta kibazo mawe rwose urasanga byahiye narimenye we ninjye ngufashe narimenye genda ninjye ngufashe sha narimenye nukuri sheri hano turi ahantu hari ngomba kukwigisha igare fata feri kata aha kata nangiye kurimenya fata feri akagare karyoha nyonga wifata feri nazo fashe nyonga sheri byananiye kata jya mu muhanda neza ariko sheri nzakwigisha nawe ndi kurimenya ndimo ndarimenya ntabwo uzi kunyonga ariko rero ntabwo urarimenya neza ndimo ndarimenya shu ntacyo ubonye uparitse ntaribi ariko ni ukuvuga ngo mwese ko ndi kugwa nyine ntabwo uramenya igare nzarimenya ariko tuzongera tubyige sibyo nganyigisha hano imbere ukuntu babigenza ni ukuvuga ngo urabona iyi ni retroviseur uyikoresha utwaye igare uri kureba ibiri inyuma yawe kugira ngo udakata cyangwa se bakakugonga noneho iyi ni vitensi iyi vitensi rero ikora ahantu hagize gute ahantu hatambika iyo ugeze ahantu hatambika uyishyiramo ukakazamura gutya noneho iyi ngiyi akangaka iyi ni feri iyo ufashe gutya feri ufata feri kugira ngo ugabanye umuvuduko cyangwa se utirukanka cyane ukaba wakora impanuka ukagwa noneho iyi ni feri y'imbere iyi ni vitensi y'inyuma iyo ugeze ahantu haterera ufata akangaka ukakazamura n'ukakazamura kaza kagera hehe ahangaha gutya gutya haba hari vitensi uba uzikuyemo ariko gutya vitensi uba uzishyizemo iri ni ihoni ubundi ugafata amahembe ukagira gute ukayobora kandi ukirinda kugenda ureba hehe ipine ukareba imbere aho ujya nagusobanuriye ko iyi ni vitensi nagusobanuriye ko ikora gute nyine ino vitensi ni ya yindi ugonze umuntu uhita ugenda oya nose nagusobanuriye ko aka ari agake nako kwireberamo undi kureba ko nsa neza ntwaye umva kandi nose uyu utwaye ugenda wireba cyangwa ugenda ureba ibiri inyuma yawe sha nawe
nose iyi feri iyi nagusobanuriye yuko ikora iki. niyo ufata ugeze ahantu hatambika cyane nyine hatambika cyane si feri se nyine urafatira iyi vitesse nagusobanuriye ko ikora iki. iyi nagusobanuriye ko ikora iki. iyi ngiyi nyine uyifata ugiye kugonga umuntu kwigisha ni hatari kabisa. sibyo se nongere ndabona bisaba guhozaho. ntuse bese ndi kubishobora. Ndumva ibi ndakubwira ibintu uri kubicurikiranya. Niba nkubwiye ndakubwiye ati ufata feri ugiye kugera ku muntu udashaka kumugonga ufata feri ngo feri ngo uyifata wamaze kumugonga. Nose uzafata feri wamaze kungumura wamaze kumwica bitanga iki. Akoshera ibyo bintu ntabyo. Wapi. Nose sibyo. Kukwigisha no guhozaho. Musore ndabona imyigire yawe rwose ntayo giyewe wapi. Ubuse ubungubu urashaka kujya kwiga imodoka n'igare ryakunaniye. Imodoka ariko iba yoroshye. Imodoka se ko wicara ukagenda utwara gusa. Hajya ubundi wabaga wakangaye mu ishuri. Sinari kuba se wa mbere. Ariko uwa mbere utazi no kuvuga vitesse. Ni vitesse nyine ufata ugiye kugonga umuntu. Sibyo se. Nose igireyo. Akoshera igireyo. Nakwigishije wananiwe. Igireyo nigende. Igireyo. Ariko sheri. Buriya umuntu atakwiye kwihangira umurimo koko. Ngo nta kuntu twakwihangira umurimo kugira ngo ejo hazaza tuzabeho neza dufite ikintu cyo gukora. Nyine none se ubundi reka mwereke. Igitekerezo. Kadebe. Uzi ikintu twakora? Ubundi twibereye nk'abahanzi. Urabona bitatubera? Abahanzi. Nyine nk'ubwo ukaririmba wabishobora. Nakwishyurira studio ukajya ujya gukora indirimbo ya mbere. Noneho nanjye naririmba wowe byakunaniye njye nkabishobora ukahita ujya kunyishyurira studio nanjye nkasohora indirimbo ya mbere. Mbega buri umwe akaba manager wundi. Ko kanshize kuko ubitekereza. Twagiye tangira wowe. Oya nawe tangira. Oya se tangira kugira ngo oya nawe tangira abantu. Tangira nose se utazi igitekerezo. Tangira. Ndagukunda sheri ndagukunda uri mwiza baby ndagukunda akose sika asukura ririmbye ririmba indirimbo imara iminota myinshi. Oya iminota myinshi nihera kanumve si uko biri kunshanga sheri ako tangira uririmbe wowe ibyawe. Ntacyo ubwo niba wumva bikunaniye ngenda ririmba nta kibazo. Nzakwishyura studio. Sheri ndagukunda nzapfa ejo nzaguterura nzagusingiza nzakujyana ahantu heza nzakujyana ku Gisenyi nzakujyana mu mashyamba nzakuriza impinga y'umusozi nkujyane hejuru ndagukunda nzaguterura nzakugurira bombo. Aho ngaho uragerageje. Chelsea bishoboye se. Oya urabishoboye ariko wowe uzi ikintu cyakubera ubaye nk'umuraperi rapa twumve nibyo biraba byakubera. Mbaye umuraperi. Ngaho rapa turebe. Umuraperi. Reka ndabe turebe ko biri ako se kurapa. Kurapa. Reka ndabe. Ngiye kurapa koko. Nyine rapa. Ngiye kurapa nyine tegeye. Ese mbanza bitekerezo ngiye kurapa. Bisaba kubanza kugorora ijwi. Rapa. Twagiye. Ujye watangiye gukubara amanota. Ndiko yabara. Uyu mukobwa ni mwiza namuhisemo mu bantu bose naragenze u Rwanda rwose. Uyu mukobwa niwe nabonye numva ndamwishimiye ndamukunda cyane numva nta kintu namuha. Nzaguha ibyanjye byose nzagutaka nzakurutisha abandi bose. Nzagutekera inyama nzagutekera ifiriti nzagutekera umuceri nzagutekera amakaroni nzakugurira byeri nzakugurira wisike. Nzagukunda ibaze ngukunze wakwishima cyane. Haleluya. Wabishoboye ariko ntabwo wandusha. Ngaho nawe ndusha nyine. Ngaho ndusha se. Ndagutsinze studio urayinyishyurira pe. Ngaho nawe ndusha. Ntekereza numva reka nze nanjye mwemeza. Hari indirimbo nkunda ya Marina ngiye kuririmba. Nyiririmbe nta kizina riraza. Buryo umuntu ava kure ho
akanagera kure ntusite ku bigambo by'abagira urugambo. Karibu. Makuru y'iminsi. Kumva nabyibushye cyane ra. Ntabwo ari cyane. Nuko tutaherukana. Iminsi myinshi ariko. Ya. Narindi gushaka John yagiye he? John wa mu tipe inshuti yawe. Shana agenda kare. Ashize akanya agiye. Sinzi iyo yerekeye pe. Nasanga he? Urebye ashize nk'amasaha 2. Mwarusanye gahunda yarayize cyangwa wari umutungo bisanzwe n'ibyo bakundana? Nari mutungoye. Surprise. Okay. Wenda ariko buragaruka mu kanya. Nizera ko hari ahantu ari buze kujya mu masaha 8. Uriya yaba yagarutse. Sinzi na wenda wategereje mukaba tuganira mu gihe cy'umutegereje. Ngo sarasi kingana gute? Ntumva nyine ni amasaha 2 nanone. Ngo sa nabanyera. Ntacyo bitwaye. Ngise si ngombwa ngo tuganire. Senge ntabwo akumbuye kumbona. Ubwo nawe sinzi iyo wabaga yaragiye he? Shaka bya bindi by'i Kigali nyine umuntu arimo agenda yihiringa higa agira ngo arebe ikintu yafatisha. Hari ikintu gikomeye kindi ku mutima nifuza kukubwira. Yose kimeze gute? Birababaje biteye n'agahinda pe singiye kubeshya kubyanganira byanze. Birababaje. Tuje amatwi ngambira. Ese buriya mukundo wifuza ko wahemukirwa? Oya. Ni mu rwego nifuza ko waguma kugendagenda uzi ngo uri mu rukundo n'umuntu kandi uwo muntu rwose adahari na gahunda afite. Mu by'ukuri birababaje nuko bangiye kubikubwira nanjye ndikubwiye mbabaye cyane. Umutima wawe ntabwo ari serious. John se? Ntabwo ari serious gute? Ntabwo ari serious. Mu byumweru 2 byonyine ubwo mwirukanye. Ngiye hano maze kubabona abakobwa 5. 5 bose? Yes. Ubushize nigeze kuza nsanga umukobwa umwe ngira ngo wenda arambeshya ngo ni bisanzwe ngira ngo ntabwo ariko ameze kundi nuko bimeze. Ya, nuko uko bimeze. Yewe nanjye ndabibona bikantangaza. Namubaza nti se ibyo urimo ni ibiki wa musore we wameshe kamwe ura mukobwa mbizi ko gukunda akaruhuma n'abandi bose ukabihorera ko nta mumaro akandakunda. Nari mfite rero agahinda kuko ntakubona ngo mbikubwire byari byarankundiye ku mutima pe. Rero kuba ndi kugenda ukumva nduhutse nawe bitekerezeho munabiganireho kuko ndabizi ko umukunda cyane. Ubundi umenye umwanzuro cyo gukora kubera ko muri iyi minsi yanone gutakaza igihe kirahenze sibyo? Numva bimbabaje ntako buretse ibyo nazamba ntako birambabaje. Nari nzi ko buriya birari ibisanzwe uriya mukobwa yaranaje erega turanashwana. Ubu icyo gihe uhasanga umukobwa? Yego wasanga arambwira ngo ni umuntu usanzwe kandi n'uwo mukobwa yamubwiraga ko nta sheri afite. Mpita mubabarira ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero ngiye kushangiye hanze ariko ibyo birambabaza cyane nyine namugiriye inama yaze kumva yarasigaye naho. Umva nyine kambe ngiye nahagera mubwire yuko nahageze. Nta kibazo ndamubwira naza ariko nawe nimuza kuvugana ntuze kumubwira ko ati ngiye ngeze mubwira
nta kibazo birabibanga ibibanga ryanjye nawe nubwo waza bimubwiraho uzambwiye ko undi muntu hanze ubabona bazamuka baherekeje ibintu nk'ibyo birangire gutyo kuko urabizi turabana tutahita dushwana menye ko ari byo bikubwiye nta kibazo murakoze cyane